nabari niriya nkambe yo ku Gikongoro yishwe bakibukwa rwose neza cyane kuko abahutu barishwe nabo barapfuye rega iki gikundi cyose cyasohotse kikagenda kikajya hanze cyarashakuje cyane nuko noneho gituma y'abantu bibaza bavuga bati reka twitonde tubikorere ubucukumbuzi uko barushagaho kugenda bibuka barafungwa aho igihe gitoya ariko amajije kwisobanura ko yari ari ku kazi urumva aho yisobanuraga hari ko yari ari ku kazi ubwo wari uri ku kazi aho ngaho kuri iyo bariyeri hari n'abandi bari ku kazi mu zindi bariyeri zari ziri mu Rwanda mu gihe abatutsi bicwa reka twibuke jenoside yakorewe abatutsi abahutu bazajya bahora bakandamijwe buri munsi buriya nkubwire munyamakuru uzi yuko abantu bashinje uwo mugabo abo bana bacitse ku icumu nta n'umwe ukiriho bashinje nde bashinje uwo mugabo wari uri kuri bariyeri ku Gishushu kandi wumve ko bari baramubonye yego abo bana bacitse ku icumu bagiye babica buke ruto ariko baracyahari hagakwiriye kwibukwa bose ku neza y'abanyarwanda bose hagakwiriye kwibukwa bose amateka kavuga ati se mwakoze iki mu Rwanda ati ubwoko bwacu bwishe abatutsi sibyo yego umva urwo rwangano uko rurimo kugenda rukururukana yego ubwo abo bana ni abateze amatwi minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu ngira ngo hari amashereka hari hakabaho na bonse wenda igikoma mu mabere ntabwo ririya jambo sindaryumva neza naritinzeho ariko reka no ndiveho ariko uhera kuki uvuga ko politike Bizimana ndetse na leta iyoboye ifite igihe umuntu ashobora kuvuga ati kuvuga ko isa n'iri mu marembera bahaguruke niyo nka niki bagende bajye hariya kwirebero ntibagera hariya kwirebero bagende nabo bajye kunamira abantu babo bavuge bati uyu munsi wa none ndunamira uwanjye icyo kigira umujyo noneho izi mpaka zihoraho zizarangira nimba twibuka twiyubaka reka nkubwire kuri bariyeri gusa ariko yarebereye abatutsi bapfa kuko yari ari kuri kandi afite n'imbunda kuri bariyeri ari mu ntera hamwe mw'imbere kandi ari umusirikare w'Inkotanyi intera hamwe zirimo kwica abantu mu gihe bamubonye mu gihe bari barimo kumushinja reka twongere tubasuhuze twongere tubifuriza ibihe byiza nshuti zacu turushaho kubashimira ko mukomeje kubana natwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro ugenda twa Ivan nongiye kugira umugisha wo gutumira apotre kugira ngo yongere amane natwe mu busesenguzi bugiye butandukanye imbere ya byose reka tubanze tumuhe ikaze muri studio zacu abanze abasuhuze ubundi dukomeze tureba byinshi bigiye bitandukanye ubwiyunge buvugwa mu gihugu cy'u Rwanda baduha version ko ubwiyunge buri kuri 95% ariko benshi ntibabivugaho rumwe ndetse hari ama criticizement agenda aboneka abantu benshi bavuga bati ubu bwiyunge bushobora kuba ari nk'umutaka turaje tugende tubireba reka twakire Aposo abanze agire ukubasuhuza turabashuhuje inshuti zacu zakadasohoka abatega amatwi ibiganiro byacu reka dusuhuze abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu mpande enye zose z'isi abantu badukurikirana reka tubabwire ngo turabakunda kandi tubifuriza n'amahoro y'Imana Imana ikomeze kubarinda natwe kugira ngo ikomeze turinde dukomeze tuganirize abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda kubifatanya n'ibitekerezo dufite uko bwije nuko bukeye Imana iguha umugisha munyamakuru kongera kuntumira no kuntekerezaho hari umuntu yakumva uvuze ati Imana ikomeze ibarinde natwe ikomeze turinde wenda agahita yumva ko wagira ngo hari igitutu kikuriho ufite ubwoba bw'ibitekerezo uri gutanga ese ujya ugira impungenge ko wenda ushobora kugirirwa nabi impungenge ntabwo zishobora kubura kandi dushingiye ku bantu bagiye bakahaguruka kugerageza kuvuga ukuri bagiye bahura n'ibibazo cyane cyane umuntu wese uhagurutse gushaka kugira icyo avuga
ku ngoma iriho ya RPF Inkotanyi wese arahungabana, cyane cyane kuvuga cyane ku kigendanye no kwibuka. Buriya wenda nubwo nagerageza nkakubwira ni wumbajije icyo kibazo, reka nkigusubize. Abantu bose buriya utagira ngo idamange n'umucikacumu wo kurugarika, kubera inyungu ubutegetsi buriho bufite kuri iriya mibiri iri hariya, ntabwo bishobora kugwa amahoro, kuko ariho ari ryo shingiro rya politiki iriho ya RPF. So noneho uwa kabiri reka tuvuge Karasira nawe buriya nawe nta kindi kintu yazize, nawe burya nicyo yazize. Abantu bose bagerageza kuzana impinduramatwara ku bifatanya no kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, bakagerageza kugira icyo babivugaho, bose bagenda babihuriramo n'ingorane. So rero iyo wamajije kugenda ntabwo uba ugomba kugaruka inyuma, ugomba gukomeza kuvuga ukuri kugeza ukuzize, cyangwa se abantu bakakumva. Mbese ni ukwiyemeza gupfa nk'intwari, kuko buriya tubabona nk'intwari. Buriya Karasira tumubona nk'intwari, idamange tumubona nk'intwari, buriya ndetse na Ingabire Victoire burya nawe utagira ngo hari ikindi yazize. Ntabwo yazize kuba yaraje kuza kwiyamamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, ko already umwanya wa Perezida wa Repubulika Kagame awiyamamariza n'ubundi asanzwe ari perezida, no kuvuga ngo uwo mwanya uba usanzwe uriho n'ubundi. Rero nta gitangaza kiba kirimo kuba ajya kujya gutanga kandidatire n'ubundi style ari perezida. Usanga rero nta gihinduka. Yego. Ni nk'uko wafata amata warangiza ukayasukamwo amazi, ubundi akomeza kuba ari umweru, abantu bayita ngo ni amata. Yego. So rero usanga abantu bose bagenda bazira kugerageza gutunga agatoki kuri hari ubundi ntago hatungwa agatoki, nino tushpa. Nino tushpa. Iyo wagerageje kuhatunga agatoki iteka ryose, uba ugomba guhora utekereza kuzamera nk'abandi. Ababa baguhiga ni benshi. Nkuko erega buriya mbabwire, iyo umuperezida yahagaze yahagaze akavuga ngo niyubakiye inzu, wakwiyubakira inzu yawe, umuntu akaza akayisenya ureba, akakubwira ngo sohoka muri iyo nzu cyangwa ngo ayisenye ureba. Buriya nicyo aba ashaka kuvuga Paul. Aba ashaka kuvuga ko u Rwanda ari we urwubaka kandi ari inzu ye, nta muntu ugomba gukoraho. Icyo avuze nicyo mugenderaho, nta deba, nta debate. We ubundi ubutegetsi bwe nta debate bugira. Yego. Nimba avuze ngo nyinyi askari endeni Kongo mwende mukapegane, nta debate, nta generale kumubwira ngo yango, ariko hanga urabona ari ikibazo. Nimba avuze ngo inteko ishinga amategeko mugende musinye ibi bintu nakuye muri Amerika, nta debate, ni ukuvuga ngo mugende n'igisohotse kuri we gusa. So rero ugerageje uwo ari wese gutunga agatoki kuri iriya politike, nubwo yaba ari twebwe abacitse ku icumu yego rya jenoside cyangwa abakorewe iyo jenoside, we apfa kuba yarubatse iyo politike ye gusa, ibindi utaza kuza kubaza. Niyo mpamvu nkubwira ngo iteka iryo ari ryo ryose twebwe tuba turi muri risk. Isaha iyo ari yose twiyemeje kujya muri risk, cyangwa se njyewe niyemeje kujya muri risk, n'abagenzi banjye baba bariyemeje yego kugendera muri uwo murongo, na cyane ko babaye benshi, baragwiriye. Kandi abari mu gihugu bo nibo benshi kurusha, ahubwo badafite aho bavugira. Twebwe abavugira hanze turi bake. Yego. Ariko abari mu gihugu mw'imbere nibo benshi cyane kurushaho. So rero icyo kibazo ntekereza ngo kukimbaza ni nkuru c'abana. Yego. Na buri wese arakimbaza akambwira ati Ibrahim, urumva nta kibazo ufite? Ababwirana rwose ndumva nsa naho nizeye ko isaha iyo ari yose Imana izandinda, nimba itanandinze kandi kandekura, nzagenda nk'uko n'abandi bose bagiye. Ubuse natinya ahantu data ari yarishwe, nkatinya aho mama ari yarishwe, imiryango yanjye igeze muri 30 ningahe yose aho iri natinya kujyayo, kandi n'ubundi still nzajyayo. Ubuse barimo guhiga badrama
ntago barimo bamuhiga kubera kuvugisha ukuri. Ubwo rero icyo ubuse abagiye bica bari abacitse ku icumu bakomeye uwishe Rwigara ngewe ninge watinya ninge bashobora gutinya. Ubuse abishe ba Rwabukamba n'urutonde keretse nkuzaniye urutonde rw'abantu bagiye bicwa hariya muri kiriya gihugu kandi bari abantu bafashije RPF gusa bagerageza kuvuga ngo hari ibitagenda neza. Ubundi mu Rwanda ntago uba wemerewe kuvuga ngo hari ibitagenda neza. Hari abantu bashizeho icyo bita umurongo utukura. Ari bo nyine izirusha intambwe yashyizeho umurongo utukura. Iyo wawurenze rero ubu ngubu ngewe narawurenze. Ubu nararenze umurongo utukura n'abandi bakora ama content nk'aya ngaya bashiritse ubwoba tuba twarenze ubundi umurongo utukura. Umurongo utukura rero ntabwo umenya igihe wawurengeye. Iyo wagiye mu kaga nibwo abasigaye inyuma bavuga ati this guy yarenze umurongo utukura. So rero nyakubahwa munyamakuru icyo ntago nagifataho umwanya ngewe kukwibuka ndacyafiteho ibibazo. Kwibuka rero niho ngira ngo twinjirire. Mu by'ukuri turabizi ku itariki 7 mu Rwanda hatangira icyumweru cyo kwibuka, ariko mu by'ukuri n'urugendo ruba rugomba kumara iminsi amezi 3 ari equivalent nubwo atari 100%. Sinzi wenda ababitekereje kuriya ariko undi bavuga iminsi 100. Genocide yakorewe Abatutsi yarabaye, Abatutsi bicwa bazira uko bavutse uko baremwe, ariko mu by'ukuri uri umwe mu bantu bagizweho ingaruka n'iyo genocide. Uri umuntu wabaye mu gihugu cy'u Rwanda ubona iyo genocide, ariko nyuma ubona n'impfu zagiye zikorwa na leta iriho, ariyo leta iriho ubu dukurikije version y'ubuhamya tugenda twumva kuri bamwe bagiye batandukanye, ndetse nawe ubwawe wagiye twihera. Kuno kwibuka ubona biri mu murongo ubona ukwiriye nk'umuntu wabonye abawe bapfa bicwa bakicwa muri genocide, ariko na nyuma ya genocide hakaba abandi banyarwanda bapfuye barimo Abatutsi n'ubu bakomeje kwicwa nk'uko ukomeje ubivuga, barimo n'Abahutu bishwe, abiciwe mu nkambi zitandukanye, abagiye bicwa mu buryo butandukanye, abafungwa. Donc ubona tureka tubihuze cyane cyane twirebere ku mpfu. Ubona biri mu murongo wowe ubundi kuno kwibuka biri mu murongo wowe ubona ukwiriye. Reka tubanze turebe dukwiriye kwibuka dute. Ese dukwiriye kwiyubaka dute? Nimba habayeho kwibuka, reka tubanze turebe ukuntu dukwiriye kwibuka. Ngewe mu mboni yanjye bivuga no mu magambo make uyu munsi ntago ndi bujye mu gusobanura cyane, kuko abandi ngira ngo n'abandi bagenda batanga content bakubaka itafari bashingiye uko bumva ibintu. Twibuke dute? Twiyubake dute? Kuko bahora baba ngo twibuke kandi twiyubaka. It's okay, ni byiza ko abantu bibuka kandi nanjye ndemeranya n'abibuka ko bakwiriye kwibuka, ariko se dukwiriye kwibuka dute? Ni iyihe ntambwe mu myaka 32 u Rwanda rumaze rwiyubaka? Ese koko baba barateye intambwe ikwiye yo kwibuka? Sibyo? Ese bageze hehe biyubaka? Nimba dukwiriye kwibuka twiyubaka. Ndagira ngo ngerageze gusangiza abantu baneza amatwi ikintu gifatanye no kwibuka ukuntu mu mboni mbibona. Kwibuka ku neza y'abanyarwanda bose hagakwiriye kwibukwa bose. Ku neza y'abanyarwanda bose hagakwiriye kwibukwa bose. Nimba genocide koko yakorewe Abatutsi yarabaye nk'uko twese tubyemera, kandi Abatutsi bakaba barapfuye bagapfa bishwe n'inzira y'umusaraba abantu banyuzemo, icyo ni ikintu twemeranya twese. Yego. Kandi no kwibuka turabyemeranya. Yego. Ahubwo reka turebe ku kintu kigendanye n'ubumwe n'ubwiyunge bw'igicupuri cyangwa se butabaho. Buriya igihe muri ziriya nziburo, reka wenda nguhe nk'urugero cyangwa se nk'abanteze amatwi babyumve. Nimba koko turimo kubaka ubumwe n'ubwiyunge ku neza y'abanyarwanda, ari ubumwe n'ubwiyunge buziguye. Ubwo bumwe n'ubwiyunge icyo bishatse kuvuga no kuvuga ngo hari abiyunga n'abandi, n'Abahutu biyunga n'Abatutsi. Unyumve neza cyangwa se abanteze amatwi banyumve. Uba abana bavuka uyu munsi wa none
b'abahutu cyangwa se banavutse nyuma ya jenoside. Nyumve n'abanteze amatwi banyumve. Abatutsi bavutse nyuma ya jenoside abo bana yego uyu munsi wa none barimo kumva inyigisho za Bizimana bahora n'ipfunwe. Abatutsi abo bana b'urubyiruko bahora n'ipfunwe b'abahutu, bahora bavuga bati bene wacu kumbe barishe barimo mama, agasubira inyuma akagenda akabaza ati ariko se mama burya twebwe turabahutu turabahutu. Urumva nyina amusubirira mu mateka, yego ise akamusubirira mu mateka nimba agihari. Yaba atagihari akajya kwa nyirakuru akamusubirira mu mateka akavuga ati se mwakoze iki mu Rwanda? Ati ubwoko bwacu bwishe abatutsi, sibyo? Yego. Umva urwo rwangano uko rurimo kugenda rukururukana. Yego. Ubwo abo bana ni abateze amatwi minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu. Uwo ni Dr. Bizimana avuga ati gesi no Zarebereye y'abahutu. Noneho wa mwana wose amashereka y'abahutu. Yego. Hanyuma ngira ngo hari amashereka hari hakabaho na bonse wenda igikoma mu mabere. Ntabwo ririya jambo sindaryumva neza naritinze, ariko reka no ndiveho. Sinshaka reka dukore ubusesenguzi bwimbitse. Uwo mwana uyu munsi wa none ubu ngubu afite imyaka 32. Yego. Afite iryo pfunwe. Yajya no kujya kureba mu bisanira by'imiryango cyangwa mu bisekuru agasanga hariho bene wabo bafunzwe bari muri gereza. Ubwo ndagenda nkubwira ko ubumwe n'ubwiyunge budahari, n'igihugu gikwiriye kubureka n'iriye ministeri kavaho. Hanyuma umwana w'umututsi nawe wavutse nyuma y'intambara utazi jenoside uko arimo kuyisobanurirwa, arimo arayisobanurirwa mu buryo bwo kwanga wa mwana w'umuhutu. Nawe arakura, yamara gukura akavuga ati ariko se ndi umututsi, akabaza imiryango y'abagabo bati uwo uri umututsi, sibyo? Agasobanukirwa ko ari umututsi. Iyo amajije gusobanukirwa ko ari umututsi asobanukirwa ko babandi bigana nawe ari ikibazo. Kubera iki? Yamajije kumva minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu. Abo bana kugeza uyu munsi wa none ubu iyo virus cyangwa se iyo virusi izabava mu mitwe gute? That is point. Iyo ni point number 1. Iya kabiri ni ukuvuga ngo nimba tuvuga kwibuka tukaba dushyiramo n'ubumwe n'ubwiyunge, reka twibuke jenoside yakorewe abatutsi. Abahutu bazajya bahora bakandamijwe buri munsi. Ariko ngewe ko ndimo gusobanura ngewe mu mboni yanjye navuga ngo hibukwe bose mu neza y'abanyarwanda, kuko ntabwo ushobora kunsobanura uko muri ariya magufwa ari hariya bavuga imibiri bita ngo ni imibiri. Ubwo ni ubugororangingo. Ubu se mu rwego rwo kubaha agaciro, ubu uriya muntu ugiye ukamufataho ntabwo usanga ari igufwa. Ni ubugororangingo bw'ikinyarwanda bazanye nabwo gishingiye kuri politiki. Ariko ariya ni amagufwa. Nituvuga amagufwa ni amagufwa, nituvuga imibiri umubiri ni umubiri. Ni uko Imana yabiremye. None se Ezekiel nimba Imana yaramubwiye ngo ugenda urebe ari amagufwa ari mu kibaya, yabonaga ari amagufwa. Navuga ati amagufwa yumye, amagufwa yumye. Atuhanure, arahanura. Avuga ngo hanura imitsi, hanura amaraso, hanura umubiri. Buri kintu icyo ari cyo cyose kigenda kijyaho kiriyunga umuntu agaruka kuba umuntu. No kuvuga ngo rero hariho amagufwa. Yego. Ariko tudakuyeho n'abashobora kubavuga ngo ni imibiri mu rwego rwo kububaha kubera ko bari hariya. Yego. Bari yabo ndimo mvuga mbatandukanya n'uyu mwanya mba ndimo gusesengurira abantu. Ni imibiri itsoke kubera ko harimo imiryango yanjye. Ni inyungu za politike, ariko politike nayo izagera ikava mu nzira kubera ko turimo ifite igihe. Ifite igihe kandi kigaragara. Ifite igihe kigaragara. Ariko uhera kuki uvuga ko politike Bizimana ndetse na leta iyoboye
ifite igihe umuntu ashobora kuvuga ati kuvuga ko isa n'iri mu marembera usa nk'ubwire ntuza politike ya Habyarimana yemere nayo twayihaye igihe iyo umuntu apfa arasanga kimwe rero na politike nayo kuriya kose kujya gutera amahane muri Kongo ni ugusambagurika kuriya kubura ibyo basobanura iteka barateye igihugu cy'abandi ni ugusambagurika kuriya nuko nguku barimo abantu barimo guhaguruka bakavuga batoye ati twamenye ukuri reka dusobanure ukuri yego nabo bakajyaho bakajya kujya guhakana n'abantu barimo bagaragaza ukuri kw'ibyabaye mu Rwanda no gusobanura ko hakwiriye kwibukwa bose yego nako ni ugusambagurika abantu banteze amatwi buriya urareba ko twibuka iminsi 7 y'inzira y'umusaraba abantu banyuzemo noneho bakibuka iminsi 100 ariko by'ukuri ngewe mvuga ko 100 inarenga kuko uyu munsi wa none abantu barakicwa mu Rwanda kandi hicwa bose no kuvuga ngo ntago bigeze buna muri 10 amaraso aracyameneka mu gihugu n'ubundi buriya iriya minsi 7 ndagira ngo nse no naraye mbitekereje ninjoro ninjye nyine ndavuga ntari ko ubundi hagiye hibukwa jenoside yakorewe Abatutsi noneho ko basoza bagiye kujya kwibuka bari Abahutu ejo Bizimana yarabivuze ko abari kwirebera ari Abahutu yarabisobanuye aravuga ngo ni Abahutu bariyo ariko buriya bagakwiriye kureka bakavuga bati Abahutu bajye bibuka ku munsi wo gusoza icyunamo bahaguruke niyo nka niki bagende bajye hariya kwirebero ntibagera hariya kwirebero bagende nabo bajye kunamira abantu babo bavuge bati uyu munsi wa none ndunamira wanjye icyo kigira umujyo noneho izi mpaka zihoraho zizarangira nimba twibuka twiyubaka tugomba kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi n'abandi nabo bakibuka amababo bakabona kwiyubaka neza ese mubaze munyamakuru yego urambwira gute ko umwana w'Umututsi atazahora yikanga umwana w'Umuhutu noneho umwana w'Umuhutu nawe akazahora buri munsi avuga ati uriya turabana ariko twarabahemukiye urumva azatinyuka gute kujya kurongora ziriya mvugo zikomeje gukwirakwizwa twarabahemukiye Abahutu tujye tugira gute tujye duhorana ipfunwe siko ndumva njye mbyumva na Evode yarabivuze ntago ari Evode ni Bamporiki tujye tugira ipfunwe ry'uko Abahutu twishe donc akajya yizanamo nekereza ko bizateri ariko gere none hari hantu nakumva leta yateye intambwe none sigaye yemera ku mugaragaro ko ngo hari abantu bibuka none bazize ibitekerezo byabo bakanavuga bati ku munsi wo gusoza icyumweru cyo kwibuka nabo tubibuke ahubwo bakabaye batanga rugari wenda bakavuga bati none n'abantu biciwe abantu nyuma ya jenoside nabo namwe mufite uburenganzira bwo kwibuka abantu reka nguhe ubuhamya bumwe bwonze abanyu bapfuye reka nguhe ubuhamya bwonze yego hari urujijo rukomeye cyane reka mvuge ngo hari urujijo mu kwibuka muri Gacaca hari abana bacitse ku icumu nakurikiranye urabona ko hari abasirikare 600 bari baraje muri senede ba RPF Inkotanyi ndetse aba bantu bahunze leta baje barwana barimo ba Mupende barimo ba Kayumba Nyamwasa barimo bariya bose ubona bahunze ba RPF bagenda batanga ibiganiro bo bagenda basobanura bakavuga ko batari 600 gusa bari bageze mu 5,000 nibo babyivugira barabyivugira ubwabo naho nkunda kuvuga ngo izirusha intambwe kuki intore zirusha intambwe kuki yatumye bari abantu bahunga bakamena amabanga yamvugo y'iki gihe ngo bamennye umuceri yego bajya kumena amabanga ko bahanuye indege bajya kumena amabanga ko ndetse n'ubu ngubu umuntu wahanuye indege ubu ngubu ntekereza ko leta zunze ubumwe za Amerika bamuhamagaye ari aho ngaho uriya wabyivugiye ko ari we watwaye iyo mizayiro n'iki byose hari uwageze arabyivugira arimo arabivuga kandi ashobora kuba yaranatumijweho arimo arasa naho wenda arafunzwe nta wamenya bashobora kuba bashaka kumubaza neza ukuntu wenda iby'iyo ndege byagenze nta wamenya yahoze mu Nkotanyi yahoze mu Nkotanyi yego noneho
ndagira ngo ntaza kuva ku murongo w'igitekerezo nashaka kuguha. Kwibuka haracyarimo urujijo abanyarwanda bakwiriye gushyira ku ruhande. Nicyo gituma ndimo mvuga ngo twibuke dute, twiyubake dute. Gacaca noneho bariya abantu urabizi ko haje hari n'abasivile benshi, sibyo? Benshi b'Inkotanyi bari barivanze mu gihe Habyarimana yari yaramajije gusinya amasezerano bariya 600 bakaza muri Senate. Hariya ku Gishushu hari bariyeri mu ntambara. Wari uzi ko umuntu wari uhari ayikuriye Abatutsi barimo kwicwa aho ngaho harimo umusirikare w'Inkotanyi? Nabimenye nyuma y'intambara mu gihe cya Gacaca. Abana b'Abatutsi bamwe barokotse baramubonye bamajije kumubona bavuza induru. Gute kandi rero? Kandi ubwo ari umusirikare umwe bavugije induru baramushinja bavuga ko yari ari kuri iyo bariye ndetse yari afite n'imbunda. Hari yaba yarakoze se wa mugani wa Tite Rutarema ari akazi yaba yarakoze? Reka nkubwira kuri bariyeri gusa. Ariko yarebereye Abatutsi bapfa. Kuko yari ari kuri iyo. Kandi afite n'imbunda. Afite n'imbunda. Kuri bariyeri. Ari mu ntera hamwe mw'imbere. Kuri bariyeri. Kandi ari umusirikare w'Inkotanyi. Intera hamwe ziri kwica abantu. Zirimo kwica abantu. Mu gihe bamubonye, mu gihe bari barimo kumushinja, yarafashwe kuko arafungwa aho igihe gitoya. Ariko amajije kwisobanura ko yari ari ku kazi. Urumva aho yisobanuraga hari. Ko yari ari ku kazi. Ko yari ari ku kazi. Ubwo wari uri ku kazi aho ngaho kuri iyo bariyeri. Hari n'abandi bari ku kazi mu zindi bariyeri. Zari ziri mu Rwanda mu gihe Abatutsi bicwaga. Cyane ko Tito Rutarema nawe yarabyivuye ati twabaga dufite 5 muri buri kagari. Ibyo ni ibintu bizwi muri buri serire harya. Ni muri buri serire. Iyo ni politike izwi nabo ubwabo bivugiye n'abantu bakurikiranira hafi politike bamajije kumenya. Akaba ari nayo mpamvu mvuga ngo turimo turakora deba tuganiriza abantu badukurikiye. Ese uri kuvuga Abahutu baba barapfuye muri jenoside mo hagati aho ngaho bagiye bicirwaho? Rwose baravuga abantu bapfuye nyuma ya jenoside. Kwibukwa nabari niriya nkambe yo ku Gikongoro yishwe bakibukwa rwose neza cyane kuko Abahutu barishwe nabo barapfuye. Rega iki gikundi cyose cyasohotse kikagenda kikajya hanze cyarashakuje cyane. Nuko noneho gituma y'abantu bibaza bavuga bati reka twitonde tubikorere ubucukumbuzi. Uko barushagaho kugenda bibuka buri munsi. Yego. Buriya nkubwire munyamakuru. Uzi yuko abantu bashinje uwo mugabo abo bana bacitse ku icumu. Nta numwe ukiriho. Bashinje nde? Bashinje uwo mugabo wari uri kuri bariyeri ku Gishushu. Okay. Kandi wumve ko bari baramubonye. Yego. Abo bana bacitse ku icumu bagiye babica. Buki. Ruto. Ariko baracyahari. Uwo nguwo wari uri kuri iyo bariyeri kuko yari ari ku kazi aracyahari. Waracyahari ariko bagiye bamushinja. Abaje kumushinja baramubonye babizi neza. Barabisha abo bana bacitse ku icumu bararangira. Kubera iki? Bari bazi ukuri, bashakaga kugaragaza ukuri. Nongere njye ku wundi. Kajuga Robert ntumureba? Si Umututsi. Ni gute Umututsi umeze nka Kajuga Robert umeze kuriya ngira ngo wewe wenda wari na mutoya. Niko ntekereza. Ariko njye numva ibikorwa bye kuno yagiye aba mu ntera hamwe ahubwo ngo yaranaziyoboye. Yari mu bayobozi ngo b'imbere ku rwego rw'igihugu. Ni gute Umututsi yashoboraga kuba yayo kandi ukorana n'Inkotanyi byanyabyo bya hafi yashoboraga kuba hari urujijo rukomeye. Abantu bakwiriye kujijuka bakamenya kugira ngo igihugu cyacu kitazongera kugwa mu. Ariko hari ikintu uvuze numva wenda kugira ngo dukure mu rujijo abakurikiye ibiganiro byacu. Uravuze uti Inkotanyi zatangiye kwivananamo ku bw'imirongo itandukanye batavugagaho rumwe. Uranavuga uti nyamara His Excellency Paul Kagame yagombaga gukora ibishoboka byose abo bantu babananye muri iriya situation akabakumira ngo batajya hanze bamene umuceri. None bimaze kugaragara ko hari umuntu ushobora kuba ari muri Amerika cyangwa n'ahandi hantu wenda arimo abazwa iby'indege yarashwe. Hanyuma kuba FPR idashaka ko wenda abantu biciwe muri ubwo buryo bugiye butandukanye kandi buvugwa ko bashobora kuhabwa umwanya wabo wo kwibuka. Uratekereza ko ari ukugira ngo batsimbarare kuri icyo gitekerezo uko byagenda kose
kiriya gitekerezo cyangwa se ari amabanga y'abagenda ajya hanze atazagira agaciro? Ni nko mu buryo bwo kuyazimiza mu mbonerahamwe zawe? nubwo bagerageza kuyazimiza akarenza umunwa akagira gute Karushyamagara ibyo ni ibintu bagombaga gukora. Nicyo gituma yagiye gerageza no kubasanga hanze kugira ngo abicireyo, kuko adashoboye kwiyunga nabo ngo babwire ati nimuceceke. Nibyo mbona intore zigenda zinyandikira zikambwira ngo harya mwiyemeje ngo tura tugabane niwanga umeneraho. Ndabwira nde ngo ature, ninde mbwira ngo amene. Ngende mu bantu bishwe bagiye muri iyo nzira y'umusaraba n'imiryango yanjye, nubwo iri hari igenda igasurwa n'abazungu n'abandi bakaza bagosora, abunama bakunama, ngiye mbunamira buri munsi. Nubwo agasente kakwinjira bagiye kujya kubarebera hariya, ntako mbonaho ako gafaranga. Rero aba bifitemo inyungu nibo babibyaza umusaruro, sibyo? Kandi icyo ngicyo mba ngishyizeho umucyo. Kandi ngewe uyu murongo mimi siwezi kurudi inyuma, ntabwo nshobora kuzasubira inyuma. Nimba nariyemeje gushyira impinduramatwara cyangwa impinduramyumvire kugira ngo abantu bagerageze kumva nk'uko ibintu mbyumva, ntawe nzarwana nawe. Ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko 70% y'abantu bacecetse mu Rwanda, yaba ari hanze y'igihugu, ibintu nuko nguko babyumva, kandi barifuriza neza igihugu cy'u Rwanda. Kuko abantu barimo bareba ikintu gitutumba mu gihugu. Kuko nkubwire munyamakuru, abahutu bari hariya bararakaye cyane. Noneho n'abatutsi nabo bashaka amahoro, bashaka ko igihugu cyakomeza kikabaho mu bumwe n'ubwiyunge nyakuri. Yego, ababaye muri iyo nzira y'umusaraba baragize barababaye nabo ubwabo, kuko yaba ari umuhutu uri hariya arashonje, yaba ari umututsi uri hariya arashonje. Iyo bagufunze baba bakugiriye neza, iyo bakwishe nabwo baba bakugiriye neza, kuko ubugiye utazagaruka. Icyabaye kuri Kizito nticyabaye inyigisho kuri buri wese. Hari umuntu usa n'umwe utazi ko Kizito yishwe. Ese ubundi umurambo w'umuntu cyuma ko yari ahari, buriya burinzi bwose bwari ubwiki. Buriya burinzi bwose nubwo kugira ngo ukuri umwana yari yaramaje kugushyira ahagaragara, n'igitabo yari yaramaje kugishyira ahagaragara. Rwose ibyo rwose na Cyuma Hasani yabivuze neza, aravuga ukuntu yabonye umurambo wa Kizito byose abishyira hari abanyarwanda barabyumvisha. Biriya byari no kubeshya ko yimanitse ku mugozi mu mashuka. Oya, biriya kandi Kizito yari yaramajije gutanga umucyo ku nzira y'umusaraba ari kunyuramo, ku nzira y'umusaraba no kukwibuka, nk'umwe mu barokotse. Nubwo nawe yari ari mu Bubiligi, ariko nawe yari ari mu bantu barokotse, sibyo? Byabereye hari Ikibeho, byose agiye abireba, yabinyuzemo, umuryango we ubinyuramo, sibyo? Yego. Ibyo ari byo byose rero, uriya mwana nta n'umutabireba ko yazize iki kuvuga kuri jenoside. Uvuze kuri jenoside wese ashaka kugaragaza ukuri arahigwa, agahigwa bukware, sibyo? Yego. Agaterwa ubwoba nk'uko nguko badutera ubwoba ku matelefone, ngo kubera ko abantu barimo kuvuga ukuri kw'ibyabaye. So rero iby'ibigarasha byo twarabimenyereye, n'ibyo bufobagane n'ibindi byo ngibyo. Ngira ngo wenda ubu muri no minsi arimo aratekereza andi mazina ashobora kuduhereza, ariko ahubwo kereka nimba uvuga uti bazabishyire muri rusange, bagaragaza ati noneho ahangaha tuba tunibuka n'abandi bahutu wenda bagiye bapfuye. Nibyo mubwira politiki iriho niyo ikabijera neza, yabibalansinga, kavuga iti reka dufate uyu munsi wo gusoza icyunamo, tujye tuvuga ngo abahutu bose babuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi, nabo yaba ari abishwe na Katyusha, yaba ari abishwe habayeho kwihorera, yego, abo bose, abo bagiye barasirwa mu nkambi, ababuriyemo ababo nabo bagira uyu munsi baze bibuke. Nibwo ku neza, ntago navuga ngo ni ku neza y'Abanyarwanda, ku neza y'Abanyarwanda, ku bw'aba benshi bakwibuka bose, nibwo hazabaho habayeho kwibuka ko kwiyubaka. Ariko ubu ngubu twibuke twiyubaka, kandi Dr. tujya kwibuka agasenya imitima y'abantu, abahutu bakagumana ipfunwe,
abatutsi bakaguma igisebe gihora buri munsi ari gishyashya. It is very bad. Reka tugushimire rero, reka dushimire rwose Apotre yibutsa abantu ibya kampani ya Kazi ni Kazi. Kazi ni Kazi ni kampani akenshi abantu bayimenye nk'iprocessing amaviza ajyana abantu mu bihugu by'Abarabu, ariko agashya gahari imyanya y'abantu bajya muri Denmark ntabwo yari yarangira muri mu makampani yadusabye abakozi. Ngira ngo wanagaruka ku gashya cyane cyane ubugahari kugira ngo abantu babishaka kuko barahari benshi. N'abantu bajya muri Israel nabo ntabwo turarangiza, dufite bakeya. Yego. Cyane cyane ubona abantu baba bashaka kujya gukora bakanabaza, ariko batinya cyane amafaranga ya paperwork, impapuro. Yego. Zigira usanga bamwe ntazo bafite, ariko nanone twabasaba ko bashobora gutanga facilitation nkeya kugira ngo tubakorere amaviza, ugasanga byabananiye. Ndetse n'abajya mu bihugu by'Abarabu usanga benshi babuze miliyoni enye zibajyanayo, kandi viza zabo tuzikora ibyumweru 2 gusa bakaba baragiye. Cyokoza bajyaga muri Kuwait dushigaje imyanya 4 yonyine niyo dusigaje. Abamotari, ndimo ndavuga abamotari, Kuwait abamotari bafitemo n'agafaranga gatubutse, bafitemo miliyoni 1 n'imitwaro 80 n'ibihumbi 800. Ni amafaranga meza, kandi udelivaringa ibintu umunsi wose ntabwo aba ari amafaranga mabi. So hasigaye imyanya 4. Haramutse hari umumotari ukeneye kujya muri Kuwait, mushobora kugira kutwandikira kuri nimero kuri screen. Ibindi ni ibisanzwe. Yewe ndi umuntu uba mu bintu bya real estate, mu bintu by'ibibanza, mu bintu by'amataka. Niyo mirimo nkunze gukora cyane hano. Umuntu ukeneye kugura itaka, ukeneye kugura ikibanza, ukeneye kugura inzu, ni ukuri turahari kubwe. Umuntu inzu zirahari, ibibanza twege turabifite nkatwe nka wakizwaka nka company. Yego. Dufite ibibanza byacu, turagura ahantu hanini tugakatamo ibice tukagurisha. Hanyuma noneho hari nabo tugurira amataka ubwabo, barimo aba diaspora, barimo abarundi, abakongomani, abo dukorana nabo turabashimira cyane. Hagize abandi batwiyungaho, mwaza tukabashakira amataka hano. Iyo uciye iwacu uguze itaka ririyo ridafite ikibazo. Yego, ikibazo cya tukora maintenance y'amazu y'abantu. Abantu barubaka, ariko ugasanga inzu ntago zifite maintenance cyangwa maintenance. Yego. Dufite abakozi twebwe iwacu muri wakizwaka babigenewe, babikora neza, inzu yawe ikaguma iri ku rugero rwiza. No kuvuga ngo service nayo yo guhuza umukozi n'umukoresha iri no muri iyo ngiye yo guprocessing amaviza atwara abantu hanze. Hano muri Uganda naho muri internal, ntabwo ari external gusa dukora, na internal nayo turayikora. Tugira imyanya y'abapompiste ku masitasiyo, imyanya abashaka gukora ku masitasiyo, abashaka gukora ku mahoteli, imyanya y'amahoteli, abasavinga, abasecurity. Ikindi gisoza ni ibifatanye n'ibintu bya cleaning nabwo dufite agashya. Dukeneye aba cleaners 20. Ako nagashya nabwo iyo myanya ntago iri burenze iminsi 4. Aba cleaners dufite banka yadusabye aba cleaners, dufite n'ikizimba aho ngaho muri Kampala tudashaka kuvuga izina, baba badusabye ko twabaha abantu ba cleaning. So uramutse wiyumvamo umurimo waza vuba vuba. Yego. Ukaza tukakwakira tukagutwara muri rwa rwego rwo guhuza umukozi n'umukoresha. Hanyuma mu by'ukuri reka tubashimire abantu badufollowinga buri munsi, bakaduha akazi, bakadukoherereza n'abantu. No kuri Imana bahumugisha. Ni byiza cyane. Urumva ku bindi barakomeza bakurikira ibiganiro byacu, bagiye no kuri channel yitwa channel yanyu munyuzaho. Channel yacu yitwa Gira ubuntu n'impuhwe TV. Banayifollowinge, bakorera subscribe. Iyo channel turaza no kuyipiningamo hano muri comment ya channel yacu kugira ngo abantu barusho kuyimenya, bajye bayikurikirana, bamenye ibaho imirimo mukuru, kandi kazi kabo ibaho udushya, imirimo mishyashya yari bashobora kuzajya baza bakareba aho udushya duhari. Yego. Reka tugushimire. God bless you. Yes, dushimira namwe mwese mwari mudukurikiye, tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ngenditwa Ivan. Bye bye.